Muraho neza, turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo ni iki tubwira abantu? Ni ukubwira abantu ko ari beza, ni ukubwira abantu ko tubakunda, ni ukubwira abantu ko tubashimira. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, bagiye babwirwa, baciwe intege, babwiwe ko ntaho bazagera mu buzima bwabo. Twaravuze ngo ni iki twakora, ni uwuhe musanzu twazana? Reka tubwire abantu ko tubakunda. Reka tubwire abantu ko tubashimira, reka tubwire abantu ko ari ab'umumaro mu buzima bwacu, reka tubwire abantu ko ari ab'ingenzi, tubibabwire tukibafite. Apana kuzarira ku munsi wa nyuma umuntu atagihari, ngo nagukundaga, ngo uyu muntu yarakoze, ngo uyu muntu niwe wanyishyuriye, bimubwira agihari. Bimubwira akihari, bizagira icyo bimwunguramo, bizagira icyo bimwongera mu buzima, bizatuma ubuzima burushaho kuryoherwa. Mubwire TV rero nibyo dukora, nibyo tubwira abantu, nicyo tubereyeho. Nta zindi nkuru na zimwe muzigera mubona hano, ni izo kubwira abantu ibyiza byabo. Mbere yuko dutangira ibiganiro byacu rero, reka tubanze tubabwire ahantu mwakura ibintu by'ubwenge, abantu babafasha mu bwiza, mu kwambara neza, mu kugenda neza, byose hano birimo. Abantu mukeneye kudodesha imyenda myiza, imyenda ya sivile, amarido, ubwoko bwose bw'imyenda, uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda, nimero ye Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge, uramwandikira no kuri WhatsApp wamwandikira, upfa kuba uzi mezire zawe na tisi ushaka, Grace arabigukorera kandi akabigukorera neza. Nimero ni 0788 50 95 73. Ni Grace udoda, umutayeri mwiza, umutayeri w'inyangamugayo, umutayeri utangira imyenda ku gihe. Hanyuma rero abashaka nabo kugura imyenda isanzwe, caguwa, amakanzu meza, Nunu arahari. 0788 70 88 35. Nunakorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho nunakorera. Wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp, afite imyenda myiza, arakwambika abantu bose bakajya kubaza ngo ninde wakwambitse. Uwo ni Nunu. Hanyuma rero abantu mushaka imodoka z'ama hybrid, imodoka zijyanye n'igihe, na Fabiola arahari kugira ngo bahe imodoka nziza nshyashya, apana occasion. Hari abantu mujya mumbaza ngo afite n'ama occasion, hoya uyu nguyu afite imodoka nshyashya. Nimero ye ni 0788 13 13 097. Fabiola uramuhamagara ukamusobanuza, nawe akagufasha, imodoka ikakugeraho kandi yizewe. Hanyuma rero abakeneye ko mu rugo naho hasa neza, jardin, indabo, kuhakora neza, imitako myiza bijyanye no mu rugo rwawe, Yvette arahari kugira ngo iwawe naho harusheho gusa neza. Nimero ni 0788 65 12 58. Uwo ni Yvette nawe arabafasha. Hanyuma rero namwe mwifuza ko ibintu byanyu, ibikorwa byanyu byagera kure, hari ibyo mukeneye ko tubamamariza, nimutubwire rwose, turahari kugira ngo tubatumikire ndetse birusheho kugenda neza. Ikindi, abantu mwifuza gutungura abantu, mwifuza ko tubwira abantu ko mubakunda, mwifuza kubwira abantu ko mubashimira, mwifuza ko ku munsi mukuru wabo ugenda neza. Mwarabibonye no kuri anniversaire abantu baratutumira, tukagenda tukabaririmbira, tukababwira, ibi bikarushaho kugenda neza. Bwira abantu ko bakunda, ntuzigere uvuga ngo uyu muntu yagiye nta kimubwiye. Mujya mubona abantu benshi bakunda kuva mu buzima bapfuye, hashira iminsi mike ukabona umuntu aramupostinze ngo iyaba wagarukaga nkagira ikintu nkubwira. Icyo kintu utamubwiye wakimubwiye ubu, kimubwira ubu, kuko ejo ntuhazi, kuko ejo ntuzaba uhari, kuko ejo ntuzi uko bizagenda. Nanjye ubu sinzi uko bizagenda. Umuntu nimba umukunda, mubwire ngo ndagukunda. Nimba umuntu umushimira, jya umubwira ngo ndagushimira. Njyewe ni umuco wanjye, ngira gutya nkabibabwira, cyangwa nkanabinyuza kuri stati zanjye nkavuga ati nshuti yanjye ndagukunda kandi uri ingenzi kandi uri umugisha. Umuntu, hari igihe umuntu aza mu buzima bwawe akakubera umugisha, hari igihe umuntu aza mu buzima bwawe agatuma ubuzima buryoherwa. Kugira inshuti, narababwiye ngo mu buzima kugira umuntu mugendana munezerewe, mugendana mwiyumvanamo, ndetse by'umwihariko noneho nta muntu utajya ukenera kurira cyangwa ufite uko utiyumva neza, umuntu uguha urutugu muri ka kababaro, muri wa mubabaro abantu bose bagiye. Murabizi abantu benshi bakunda ibyiza mu byishimo, abantu barahurura, abantu baragushagara, ariko cyane cyane jya wita kuri wa muntu wabanye nawe mu bihe bigoye, mu bihe by'umubabaro, wa wundi waje akagufata ukuboko. Ubuzima ubona ko nyine bumeze nk'aho butakiryoshye, ubona ko ubuzima burangiye, hakagira umuntu uza akavuga ngo ndahari ku bwawe, ndahari bizagenda neza, ndetse rimwe na rimwe agatanga n'imbaraga ze cyangwa n'amafaranga ye cyangwa n'ububasha bwe kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza. Abo bantu rero mujye mubashimira. Umuntu wakubaye hafi, umuntu wakwitangiye, ba bantu bakubwira ati komeza, ejo ni heza. Ba bantu baguha icyizere, ba bantu bakubwira ngo ubona ko nyine nta cyizere ufite, ariko bakakubwira ngo turahari kandi bizarushaho kugenda neza. Abantu rero nta kindi twabitura mu buzima, ntacyo tuba dufite twabakorera cyabanezeza cyangwa
cyaramba, ariko iyo umubwiye uti nzirikana wa munsi, uzi ko hari n'igihe aba atawibuka, hari igihe ubwira umuntu ibintu yagukoreye akavuga ngo nibyo se, cyangwa we akaba yumva ko ibyo bintu nyine yabikoze kuko agukunda nyine ari ibintu biri ize, wenda umuntu yaguherekeje kwa muganga, wenda yaje yakurayeho, wenda uri mu bitaro, wenda yaragutabaye abana nawe mu minsi wari wagize ibyago, wabuze umubyeyi cyangwa wabuze umuvandimwe cyangwa se wabuze inshuti, wenda ntiyari ahari aragutuma arakubwira ngo uzampagararire ahantu, wenda yarakwitangiye ufite ikibazo aravuga ati nanjye fata aya mafaranga ukemure ikibazo cyawe. Abo bantu bose rero utwo ni utugero dutoya, nawe usubije amaso inyuma ufite umuntu w'umwizerwa, ufite umuntu wakubereye inyangamugayo, bashimire mubabwire ibyiza bagihari. Nanjye rero mboneyeho kubwira abantu bose bo kuri Mubwire TV, abantu banjye, abantu mukora subscribe, abantu musigaye munyandikira inbox ngo murankunda, mukunda ibintu nkora, njyewe ndabikunda cyane, kandi iyo umuntu ambwiye ngo arankunda ni umugisha, kuko namenye ko umugisha wose Imana yangeneye nimwe uzacamo, ntabwo Kristo azamanuka ngo azawumpereza, azawubanyuzamo. Rero muri impano, muri abantu b'umumaro, muri abantu b'ingenzi, turusheho gusakaza ibyiza, turusheho kuvuga urukundo, turusheho kuvuga ibintu byiza. Ndabakunda. Hanyuma rero murabizi ko iyo tutakoze surprise, iyo nta muntu twatunguye, turicara tukavuga ngo ni igiki twaganiraho. Uyu munsi natekereje ndavuga ngo reka tuganire ku bantu, murumva mba mbigisha kuvuga ibintu byiza, mba mbigisha kuhanga amaso ibyiza, nta munsi n'umwe nza kubabwira ngo mujye mureba ibintu bibi, ngo mwite ku bibi, oya, mpora mbabwira ko twakwita ku byiza, twakwimika urukundo. Uyu munsi rero naje kubabwira ku bantu bakunda kuvuga amagambo atari meza, ugasanga umuntu, abo bantu ukuntu baba bameze cyangwa ikintu kiba cyabibateye, abo bantu baza bakakora bavuga ibintu bibi. Nk'urugero ugasanga umuntu ari nko hanze, tuvuge n'urugero ngiye kubaha, amenye umuntu ko muturanye, ahamagaye uwo muntu aramubwira ati se kanaka uramuzi, Sylvie uramuzi? Nkaho wavuze Sylvie uzi, ati wenda Sylvie ndamuzi, wenda turasengana se, cyangwa Sylvie ni umukobwa uri aho ngaho muri quartier, simuzi cyane ariko uko mubona mba mbona wenda nta kintu atwaye, ni urugero. Ugasanga uwo muntu bakubajije uramuzi neza, afite imico myiza, ni inyangamugayo, ariko nta bindi bakubajije, ugahita utangira ukajya kuvuga ngo yego ngo ndamuzi, ngo sha ngo afite ngo mama we ngo ni umusinzi, ngo ahora asindira ku muhanda. Nshuti yanjye, inkuru nyine, ba bantu, hari abantu bahora bashaka kwerekana ibibi, bahora batangaza amakuru mabi. Njye rero biriya bintu mbifata nk'uburwayi, ugasanga umuntu barakubajije ngo ubuse ngo kanaka ngo aka kazi ntiyagashobora, wego ko maranye ngo burase ngo mubona ntiyagashobora, ngo buriya ariko ngo uzi ko ngo iwabo bose ngo buriya ngo barakenyuka, ngo munamushyizemo, bihuriye he? Afite ubumenyi, ibyo bintu bagiye kumuha wenda asanzwe abizi, asanzwe abikoramo. Abantu baricaye mu nama baravuze ati uyu muntu tumwizeye tukamushinga iki kintu, waha ngo ntago mubizi ko mukuru we aheruka gusara. Nshuti yanjye, inkuru abantu mbese, kandi ibyo bintu si ubu bitangiye, hari n'abantu muri Bible, abantu bakunda gusoma Bible cyangwa bajya mu materaniro, hari umuntu nawe bigeze kubaza, barabaza umwami, arabaza ati se ntawo ko akana kawasigaye ngo tumugirire neza, ngo wasigaye ngo yamugaye ibirenge, bari Mefibosheti sinibuka, ngo wasigaye ngo yamugaye ibirenge. Nshuti yanjye, babajije hari uwasigaye? Murumva ibyo bintu, hari umuntu wasigaye? Uko yasigaye, icyo barashaka ko umuntu ariho, ngo ariko ngo yamugaye ibirenge, ngo ariko ngo iwabo ngo bimeze gutya. Oya, narababwiye ngo niyo mpamvu buri gihe mba mbabwira ngo nimwite ku bana banyu, abana banyu nimubahe urukundo, abana banyu nimubabe hafi, abana banyu mubarinde agahinda, bazagira imiryango yishimye. Abo bantu rero baba bafite ibyo bintu, mvuga ko ngiye impamvu mbyita ko ari nk'uburwayi, ugasanga umuntu ntakuzi, abantu murajya mubibona, tuvuge ko wenda n'ibindi biba biri kuri social media, umuntu haje umuntu umwe avuze inkuru ye itari nziza, abivugiye ahantu hamwe, nawe uragiye uzengurutse izindi cano, ntunamuzi, wowe nta makuru mufiteho, wenda ibyo bintu uwo muntu ari kuvuga bishobora kuba ari ukuri cyangwa se bitari ukuri. Muri comment uragiye ngo uyu turamuzi, ngo nawe bagiye kumwica, ngo uyu muntu nawe ngo uyu muntu ngo akora ibi n'ibi n'ibi. Mu by'ukuri ibyo bintu urabizi, ibyo bintu uvuga urabizi, kubera iki wemera ko nimba ari nk'indiri cyangwa ubuturo cyangwa muri wowe himikwamo amagambo mabi? Ibyo bintu ntago ari byiza, bikwiye gukosoka. Nimba umuntu akubajije ngo uyu muntu uramuzi, ntago muzi. Nimba umuzi kandi koko uramuzi, vuga ngo ndamuzi, ariko iby'iwabo uko bameze, uko babayeho, ibyo ntibikureba. Ugasanga inkuru zitari nziza cyangwa kuvuga ku muntu si byiza, ibintu bitakureba, ugasanga
kera ugasanga muri ibi bihe wenda biri kugenda binacika, ugasanga umwana ababyeyi be bakoze jenoside n'urugero, cyangwa se baranabeshyewe ko baba barayikoze, ugasanga buri munsi ayo mateka barayamujombesha, ugasanga buri munsi wowe kubera icyo ugendana n'uriya, kandi mama we yarishe, kandi papa we yarishe. Mu by'ukuri ni urugero, uwo mwana wenda yavutse na nyuma, cyangwa se nawe yarahari ari uruhinja angana nkawe bamufite mu mugongo, uwo mwana yabigizemo uruhare. Ni urugero, twikwita ku bintu bibi ngo twimike muri twe ibintu bibi. Ndababwiza ukuri, ibyo ubiba nibyo uzasarura. Ayo magambo biba, izo comment ugenda ugatera uvuga umuntu nabi umusebya, nawe uri kubiba. Nawe uko kuntu usebya umuntu muri quartier ukamuvuga nabi, ukamuvuga mu bandi, umuntu ukaba wamwicira ubuzima kubera amagambo mabi, nawe bishobora kuzagira gute, kuzakugiraho ingaruka, kuko nababwiye ngo ibyo ubiba nibyo usarura. Twebwe rero hano ibyo bintu nkunda kubibona, ugasanga umuntu ni abantu nyine bafite muri bo batanga amakuru mabi, muri bo bahora mu bicantege, muri bo bahora basubiza abantu hasi, biriya se yabishobora, biriya se, mbese arareba ikibi gusa, arareba ikibi. Abantu baravuze turiya muntu arasa neza, njye mpora mbigisha nimba umuntu asa neza, nimba umuntu yambaye neza, nimba umuntu ari mwiza, agize neza, nimba akora serivisi ye neza, ugaca ku bantu, nimba ari umusekirite ukabona umusekirite uvuga neza, mubwire ngo uvuga neza, ukora akazi kawe neza, kuko nimba hari abandi bari kugaragaza ibindi bibi, natwe tugaragaza abakoze ibyiza. Ugasanga we rero turavuze ngo wenda ngo uriya musekirite shana umwana mwiza, uzi ukuntu ari kuvuga neza, uzi ukuntu ari gukora ibintu byiza. Wari koze ubwo mwabonye ibikweto yambaye? Ibikweto bihuriye he n'ibimuvuyemo? Bihuriye he n'ibyo aduhaye? Ugasanga abantu bakavuga ngo yewe ngo ushango buriya bukwe bwari bwiza, ngo buriya bukwe bwari bwiza, mbega ukuntu abageni basaga neza, mbega ukuntu ngo ntabwo mumuzi, ngo ubwo se ngo muragira ngo ruriya rugo ruzarama? Ruzarama se niwe urutangije? Ni wowe warwubatse? Mbese abantu bahorana inkuru mbi, ibicanege, ibyo bintu abo bantu nimuzajya mubabona mujye mubirinda. Abo bantu baba bameze nk'aho barwaye, ibyo bintu nibyo bahawe, nibyo batanga. Ariko nabo iyo umaze kumenya ko urwaye, iyo wisuzuma ukabona buri munsi muri wowe havamo ibintu bibi, wagakwiye kwivura, ugatangira ukavuga ati nanjye reka nivure, nanjye nige gutanga ibyiza. Nimba narahawe ibibi, nimba nta rukundo nabonye, nimba nta rukundo nakiriye, reka nanjye ntange urukundo, reka nige kuvuga neza. Kubera icyo amaso yanjye ariko ubundi ahora avuga ibintu bibi? Hari igihe ndeba nkareba muri iki gihe cyane cyane social media, njye na mbere ntaraza no mu bintu bya YouTube, ndi umuntu wakundaga kuba nyine nkunda YouTube, nkahora ndeba nkurikira ibiganiro by'abandi, n'ubu ndabikurikira, ariko cyane nkakunda comment nkazireba. Ugasanga umuntu araje ahise avuga nk'umuntu, aramumanutse, kandi mu by'ukuri ashobora no kuba atamuzi, ntamuzi pe, ntamuzi. Bariya baba ari bake bazi umuntu, ugasanga aramuvuze, cyangwa abantu baraje baravuze ati iki kiganiro ni cyiza, uwo muntu mutumirwa mwazanye Imana imuhe umugisha, undi araje ngo ubwo se ngo urambaye. Ubu koko mu bintu byose bavuze kwambara n'ibyo ubonye, twige kuvuga ibyiza, twige kubona ibyiza, nimba ibi bitanagenda neza byakosoka, ariko duhanga amaso ibyiza. Narababwiye ngo nitwige gutanga ibyiza, kandi ibyo utanga nibyo uzakira. Mubwire abantu ibyiza. Nimba umuntu ugiye muri banki bakaguha serivisi nziza, ibuka gushimira, ibuka kubwira abantu ngo wakoze neza. Nimba umushoferi abatwaye neza muri bisi, murabizi ko hari ababa batwara nabi, mubwire ugeze aho ujya uti kame mu wakoze, urakoze kuba tugezeyo amahoro, kandi wadutwaye neza, ntabwo twigeze tugira ikibazo mu nzira. Nimba ari n'umumotari, mubwire ati rwose wantwaye neza, kuko hari abagenda nabi. Buri muntu mu ruhande rwe ugenda umubwira. Njyewe maze iminsi ndeba abantu ku ishuri nyine ahantu umwana yiga, najya kumufata nkabona abatantine baza gufata abana bafite utubaga, bakazanamo ibigoma, bakaza bafite ibigoma, nkabitegereza. Ejo bundi nanjye ndababwira ati muri abatantine beza, muri abakobwa beza. Barambaza ngo kubera iki? Ndababwira nti kubera ukuntu ni babiri. Nise murazanye? ngo oya, ngo ntabwo tuziranye. Muba mwahuriye hano? ati tuba twahuriye hano. None se uyu muco w'ibigoma mwawukuye he, mwawize gute? Barambwira ati uyu muco w'ibigoma rero kubera ko abana baba barushye, kandi dutaha kure, tuba tubona abana batagerayo. Atari igihe umwana aba yarushye atagerayo, ati tukabashyira mu mugongo, kandi koko basohoka mu ishuri bagahita bafata ibigoma bagaheka abana. Ndavuga Mana, ndababwira nti muri abakobwa beza, kandi Imana ibaha umugisha. Kubera iki? Urwo rukundo. Mu gihe abandi bagenda bakurubana abana gutya, bakurubana nk'ihene, yifitiye telefone aragenda arangaye areba abandi, urumva agenda areba abandi, undi aravuga ngo
ntabwo abikoze ngo baramureba. Hari n'abagera hafi yo mu rugo, hari umushuti wanjye wigeze kumbwira ngo yigeze kunsetsa arambwira ati najyaga mbwira umukobwa ngo ajye ava gufata umwana amushyire mu mugongo, ati umunsi umwe ndataha atamenye ko natashye, atageze ku rupangu ndi mu idirishya ndi kureba, ati mbona aramuhetse, mbona amwinjije mu rugo amuhetse, ngo ndamubaza ngo none se ngo kubera iki umuhekeye hariya, ngo arambwira ngo yari yabyanze. Yari yabyanze yemera ko umuheka ugeze mu rugo. Ariko ibyo ni iby'abantu bakorera ku jisho, ni iby'abantu nyine bashaka kwerekana ko bakoze ibyiza. Ariko urumva nimba mbahaye urugero rwo kuvuga ngo nk'uwo muntu aba yakoze neza kandi akabikora kubera umutima we, kubera umuntu we. Uwo muntu rero numubona, umuntu yakoze ikintu kidasanzwe kandi tuzi ko abandi bigoye ko bagikora. Ni ukuri njyewe ndagenda buri munsi mba mbona ukuntu abana bagenda nabi, ni nabyo bintera kuvuga ngo reka nanjye ngende mwifate. Ugasanga umwana aragenda arashaka kugenda nawe areba inyuma akina, uhita wibaza ngo se ubu ngiye ko biri kuntera uyu mujinya ndi mama we. Umuntu utaramubyaye yamukura gutya ahita amuceka n'urujya akavuga ati we uri kundushya n'aya masaha, cyangwa se arashaka kugenda buhoro, cyangwa arashaka kugenda akina mu muhanda, ndekura niko abana baba bavuga. Wabona rero umuntu wenda urugero utwara umwana neza, uheka umwana neza, uwo muntu umushimira umubwira ati wakoze ibintu byiza. Ariko ushobora no gusa ngo aha ngo bara ntimwabashobora, agatangira kuvuga wenda ukavuga ati nabonye abakobwa ku ishuri baheka abana, baza bagaheka ujye uceceka ibintu by'abakozi ntubizi, ngo birashobora gukora biriya akica ibindi. Twe turi kureba ibyo yakijije, turi kureba ibyiza yakoze. Ibyo bintu rero amaso yacu tuyahanga ibyiza, amaso yacu tuyahanga ibyiza, kandi tujye tuvuga ibintu byiza byubaka abandi. Amagambo akomeretsa, amagambo asebanya ntabwo ari meza. Ikindi, hari umuntu wambajije arambwira ngo nzababwire ngo ukuntu wahangana n'amagambo mabi akuvugwaho akakwangisha abandi. Biri muri ibyo bintu by'abantu bafite uburwayi bw'amagambo mabi, ba bantu bakunda gusebanya, ba bantu bakunda kuvuga cyane. Ubundi abantu bakunda kuvuga cyane bagera bakabura inkuru zabo bavuga, bakagira gute bakavuga iz'abandi. Ugasanga umuntu yavuze story nyinshi ageze aho agiyemo no gusebya no guhimba. Ibyo bintu rero bigira ingaruka ku muntu byakoreweho. Ibyo bintu bigutera umubabaro, bikumva udakunzwe, bikagutera agahinda gakabije, guhora wumva utari uw'agaciro mu bantu. Bitewe n'iki? Abantu baragiye barakuvuga, baragusebya, bakwangisha abandi, ugasigara umeze nkaho udakuze. Ukajya ubona inshuti ziri kugenda zikuvaho utazi ikintu icyo ari cyo cyabaye. Bikagutera kumva ko nta muntu nyine ugukunze, kumva yuko mbese utari uw'umumaro, utari uw'ingenzi. Ibyo bintu rero reka mbabwire mw'abantu, umuntu nazajya aza akaguha amakuru atari meza mu rwego rwo no guca amazima. Nimba ibyo bintu koko ubona ko uwo muntu yabimenye, mubwire ngo ibi bintu byavuye aha ndetse byazanywe n'uyu, kugira ngo uwo muntu amenye ngo koko ibi bintu nta ruhare uyu muntu abifitemo. Kubera yuko hari igihe wowe bigucamo umuntu akabimenya utanabimubwiye, noneho wowe agasigara avuga ngo warangiza wowe ugahishira n'uwo muntu waje kuguteranya. Uyu agahora avuga ngo ahubwo si aba bantu bose tubana ntibanzi nabi, ese ntibamfashe nabi kubera iki? Kubera aya magambo. Ugasanga umuntu baramuhemukiye, umuntu bamwishe mu mutima, mumuteye umubabaro, mumuteye agahinda, kumva ko atakiri uwo kubana n'abantu. Ibi bintu rero tubyirinde. Muri make ni ibi bintu byose bijyanye n'aya magambo mabi. Nimba ikintu ucyumvise wowe ukumva nta mumaro gifite ku bandi, urakivugira iki? Nimba ikintu uzi ko kizica umuntu mu mutima, nimba uzi ko ikintu kizamutera umubabaro, icyo kintu urakivugira iki? Nimba umuntu bakubwiye ngo kanaka yakoze iki kintu, wowe mu by'ukuri barabikubwiye, nimba ubona ko nta musaruro bigufitiye, wabimize ukabireka. Ibintu rero by'amakuru atari meza, inshuti zikagenda ugasanga abantu mwamwikuyemo, bantu mukunda kumva amagambo, bantu mukunda kumva amabwire, mukifata ngo umuntu ngo ibintu ngo ubu ngubu rwose ngo ubwo bavuze ngo uriya mukobwa yaramvuze ngo ubu nibyo. Igihamya ni ikihe? Wenda bagize ishyari, wenda ni na Satani wahagurutse kugira ngo abateranye. Rega uko Imana ica mu bantu na Satani ntibacamo. Wenda Satani arashaka ko arabona ko uwo muntu ari umugisha wawe, arabona ko ari ahantu uwo muntu azakugeza, ugasanga uwo muntu bamugukuyeho mu buzima bwawe kandi yari umuntu w'ingenzi. Twirinde rero, twitondere ibyo twumva, twitondere ibyo tuvuga, ibyo ugiye kuvuga, ibyo ugiye gukora, wishyire mu mwanya uvuge ngo ese ibi bintu bingarukiye. Ibyo ukora byose bizakugarukira, si iyi saha, si uyu munsi, ariko nta muntu utazagororerwa. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo se tukiri mu isi nabwo tuzagororerwa, tuzajya tubona ingororano z'ibyo twakoze. N'ayo magambo rero, n'urwo rucantege, n'izo komenti zidasobanutse ugenda ubwira umuntu umusubiza inyuma, wowe ntacyo wavamo, wowe ntacyo ukora, wowe nta bwenge ufite,
noneho birakapfa ubusa kubona umugabo ubwira umugore we nta bwenge ufite, wowe se ugasanga umugore aramubwira ngo ati se wanshakiye nanjye akazi koko, kandi afite ubushobozi, we reka reka ngo ese wagashobora, ako yakoraga se niba wari warakamuhaye, wakamuhaye se basi arakananirwa, oya wowe ntacyo wowe uri uwo kurera abana, uri uwo mu bana, no. Amagambo ibi mbibavugiye iki? Ndababwiye ngo twebwe umuntu wese wagize umugisha wo kuza kuri Mubwire TV, mwige kubwira abantu ibyiza, mwige kureba ibyiza, mwige kubwira abantu ibyiza byabo. Nimba umuntu yakoze kimwe kibi akaba afite bitatu yakoze, ite kuri bya bindi bitatu. Nibyo nashaka kuvuga, twite ku byiza, tuvuge amagambo meza, tubwire abantu ko tubakunda, tubwire abantu ko tubashimira, ujye ushimira umuntu uguhaye serivisi wese, umuntu wese ugize icyo akora cyiza mu buzima bwawe, umubwire uti urakoze. Ndabakunda rero nanjye nkomeje kubashimira cyane 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 abantu muri kuza rwose mugakora subscribe, abantu muri kugumana natwe, abantu mukora share kugira ngo Mubwire TV igere kure, ntago yagera kure tubyigumanira, ariko ukoze share ikajya muri groupe bikajya ahandi abantu barabibona nabo bakaza kureba ibyo bintu. Inshuti zanjye rero namwe mutari mwamwe banjye, mwabaye abavandimwe banjye, mwabaye umuryango wanjye, muri abantu banjye mukora mukanshyigikira kugira ngo Mubwire TV igere kure, kugira ngo urukundo rugere kure. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibagure, namwe ibaha abantu babakunda, ibaha abantu bababwira ibyiza, ibaha abantu bafite amaso yo kureba ibyiza, hanyuma abo bareba ibibi, abo baca intege, Imana ibatembereze. Mugumane natwe mudutume, turahari ku bwanyu, turabakunda.